imodoka yinjiye mu kabari Gitega abari barimo bakizwa n'amaguru barahunga. Mwijoro cyo kwa kane tariki 25 Kamena 2026 habereye impanuka ikomeye cyane murenge wa Gitega mu kagari ka Kabahizi. Ayo modoka itwara imizigo yagonze akabari kinjiramo itese ubwoba bukomeye ku bantu bari muri ako kabari, ndetse benshi bahita bareka kunywa barirukanka barahunga. Iyi mpanuka yagana saa 9 za nimugoroba. Nkuko abatangahamya babitangaza, ngiye imodoka yari imaze gukanikwa mu igaraje riri hafi y'ibagiro rya Nyabugogo, maze umushoferi ayigerageza ngo arebe niba ikibazo yari ifite cyakemutse. Mugera yitwaye rero ibintu byase bihinduka. Umushoferi avuze ko ageze azamuka imodoka ibura imbaraga, hanyuma itangira gusubira inyuma gake gake ngo yagejeje kuyobora kugira ngo itagunga abantu benshi, ariko irenga umuhanda yinjira muri ako kabari. Abari bari muri ako kabari bahise bakwira imishwaro, buri wese ahunga yirukanka kugira ngo arokoke. Bamwe mu baturage uri hafi y'impanuka yabereye yavuze yuko iyo akabari kaza kuzakuba karimo abantu benshi nkuko bisanzwe hashoboraga kuba haba ibyago bikomeye cyane. Oni mutangamye yavuze yuko bumvise urusaku rukomeye maze bagasohoka byihuta cyane bakabona imodoka imaje kwinjira muri iyo nyubako kare. Yongeye ko igiti cyari hafi yaho cyafashije kugabanya ubukana bw'impanuka, bityo abantu benshi bagakira. Umushoferi yavuze yuko impamvu yateye impanuka ari ukubura feri. Yasobanuye ko yabonye imodoka itakigenzurwa maze itamo kwikatisha yerekeza ku nyubako aho kwerekajya mu kivunge cy'abantu. Nyuma y'impanuka amakuru avuga yuko umushoferi yise asaba nyiraka kabari ko bakumvikana akamwakira ibyangiritse, ahubwo itabaza polisi byihutirwa. Icyakora polisi ishinzwe umutekano mu muhanda ageze aho impanuka yabereye itangira iperereza kugira ngo amenyekane neza icyateye impanuka ndetse n'ikimezo bari bufata ku bagizemo uruhare. Ngaye nguko rero kugeza ubwo impanuka nta muntu umwe ugeze witaba Imana usibye ibikoresho ndetse n'inyubako y'akabari yangiritse n'amacupa yararimo. Ibingibi byabaye mu ijoro ryo kuwa kane tariki 25 Kamena 2026 bikaba byabiri mu njyo Gitega mu kagari ka Kabayizi mu mujyi wa Kigali. Iyi ni isoko y'amakuru nawo ngi ni Mwenyabari Obedi nkuko bisanzwe. Obi Time News.